icyo nakongeraho nuko ugiyeho biragusaba kuba ufite code yawe ari umunyeshuri cyangwa umubyeyi ukayishyiramo none ukabona uburyo umwana yakoze muri buri somo amanota yabonye percentage yabonye n'aya ma letters mwabonye ya A B C D ariko n'amanota ubwayo urayabona ku buryo buri mubyeyi abona uburyo umwana we yakoze ndetse n'umwana abyibonere. Ni ngombwa yuko ibyo biba ndetse n'ababyeyi babisabye niba mubyibuka umwaka ushize dutangaza amanota ya A level ni kimwe mu cyifuzo ababyeyi bari batugejejeho kandi twarabikoze none ubu ngubu ushobora no kuyabona ari muri P6 na S3 aho ngaho. Ngira ngo n'uburyo bushya rero bwamaze kuba bwashyirwa hanze uburyo bushya bwo kwifashisha bareba amanota y'ibizamini bya leta. Ngira ngo ku munsi w'ejo nibwo amanota ari buze kuba yatangazwa mu buryo burambuye ariko kuri inshuro ngira ngo uburyo bushya bwabashije kuba bwashyirwaho n'uburyo butandukanye n'ubwari busanzwe cyane ko ngira ngo mu minsi yashize abarebaga amanota wabaga ufite code yawe ugashyiramo ukareba ku giti cyawe bityo umuntu utagufitiye code akaba atabasha kuaccessinga amanota yawe. Kuri inshuro rero hari ikintu cyaje kuba cyahinduka aho umuntu nk'umubyeyi wawe nawe ashobora kuba yareba resultat cyangwa se amanota yagize mu kizamini cya leta byose yifashishije bumwe mu buryo ngiye kuza kuba nabasobanura n'uburyo iyi system irimo kugenda isa nkaho yifashishwa. Ushobora kuba rero wari umunyeshuri usoje by'umwihariko muri uyu mwaka w'amashuri wa 2025-2026 ariko kugeza kuri inshuro ukaba utarasobanukirwa uburyo bushya bwa burimo kwifashishwa cyangwa se buraza kwifashishwa ku munsi w'ejo harebwa amanota. Nibyo ngiye kugusobanurira ngira ngo niba warumenyeye uburyo busanzwe nabyo ndibuze kubigarukaho mu buryo burambuye ariko reka tubanze twibande kuri ubu buryo bushya bwabashije kuba bwashyirwa ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko tugenda tunafasha abantu bagiye bahura n'imbogamizi kuri ubu buryo bushya bwabashije kuba bwashyirwa ahagaragara. Ubundi mu busanzwe ngira ngo gucekinga amanota y'ibizamini bya leta byari bisanzwe ko wabaga ufite code na n'ubu niko bimeze ariko kuri inshuro umubyeyi wawe nawe ashobora kuba yaccessinga amanota wagize akareba kwa kundi umunyeshuri yabonaga yaratsinzwe akaza kuba yabishya umubyeyi. Kuri inshuro ni ibintu bitari buze kuba byagushobokera kuba wahisha umubyeyi wawe resultat. Ngira ngo by'umwihariko nanone ni ku mashuri ya P6 ndetse na senior 3 nibyo byonyine ngira ngo niyo manota ari buze kuba yasohoka ku ikubitiro nanone nibwo buryo tugiye kubanza kwibandaho ibindi turaza gukomezanya nabyo kuba senior 6 za TVET ndetse na za TTC nkuko bisanzwe. Ngira ngo murabizi ko amanota ajya asohoka mu bihe bitandukanye ni ukuvuga ngo kuri TTC na za TVET ibyo turi buze kubigarukaho nyuma reka twibande kuri P6 ndetse na senior 3. Ngo haye ikaze rero niba uri umunyeshuri cyangwa se ufite uzarebera amanota ngo haye ikaze ngo gusobanurire uko birimo gukorwa byose ubashe kuba wasobanukirwa mu buryo burambuye. Ndagushimiye rero ndetse ngo haye ikaze aho waba uherereye hose mu Rwanda cyangwa se hanze y'u Rwanda. Niba rugambira ugeze kuri Shadow TV wakora subscribe kugira ngo dukomeze kugenda tubana umunsi ku munsi. N'uburyo bushya rero bwabashije kuba bwashyirwa hanze nyuma yaho Nesa itangarije ko ejo ku munsi w'ejo iri buze gutangaza amanota y'ibizamini bya leta. Hari uburyo rero abantu bari kuza kuba bifasha cyangwa se baraza kuba bifashisha bareba amanota. Nibwo buryo rero tugiye kuba twagarukaho mu buryo burambuye mbereka uko burimo gukorwa kugira ngo ku munsi w'ejo nawe utaza gucikanwa kandi wifitiye smartphone yawe ndetse na internet. Reka rero tubigarukeho ngira ngo ikintu cya mbere ku munsi w'ejo washyize ngira ngo nibwo Nesa yaje kuba yatangaza ko amanota azatangazwa ku itariki 20 z'ukwezi kwa munane. Ngira ngo ni ku munsi w'ejo ku wa kane. Inkuru yari itegerejwe n'abantu benshi batandukanye by'umwihariko abanyeshuri bakoze examen muri uyu mwaka. Ngira ngo rero nyuma yo kutangaza abantu benshi bahise batangira kwibaza batese uburyo bwo kureba amanota nta bwahindutse nta cyahindutse bimeze bite ese tuzifashisha iyihe link cyane ko ngira ngo mu minsi yashize benshi bagendaga bakoresha amalink agiye atandukanye bareba amanota. Kuri inshuro rero nibyo ngiye kugusobanurira icyatangajwe cyangwa se icyavuzwe ikiriho kiravugwa mu buryo bwo kureba amanota. Icya mbere niba uri umunyeshuri cyangwa se ukaba uri umubyeyi ukaba ushaka kubisobanukirwa byose ngira ngo wegere hino tujyanirane. Niba ufite reg number cyangwa se registration number cyangwa iriya number umunyeshuri yahawe ajya gususha niyo turi buze kuza kuba twakifashisha tujyane step by step kugira ngo ku munsi w'ejo uzabashe kuba nawe wabyikorera bitasabye ko ujya kureba bagenzi bawe ngo bagufashe kandi nawe ufitiye smartphone yawe.
nk'uko bisanzwe rero urajya muri Chrome yawe wandikemo NESA result 2026, ngira ngo iyi link ya mbere irimo SDMS niyo turi buze kuza kuba twifashisha, cyangwa se wandikemo sdms.gov.rw urahita ubona result, cyangwa se urahita uhingukira kuri page imeze gutya. Urascrollinga hasi umanuke gatoya, kugira ngo tujyanirane. Niba ufite smartphone yawe ugende uverifya nawe urebe ko biri buze kuba byaza kuba byakunda. Hano ngira ngo ntago biraba ngombwa ko uza gukrea account cyangwa se gushyiramo za password ndetse n'ibindi, uraza kuba wifashisha uburyo busanzwe. Ahangaha ni kuba edit cyangwa se ku bantu bifuza kureba overall y'ikigo cyangwa kureba results z'ikigo cyose. Ngira ngo ibyo ni ibintu nagiye ngarukaho mu buryo butandukanye, ariko twebwe tugiye kuza kuba twifashisha uburyo busanzwe. Turaza hano dukande hano handitse check results. Check result kuri kano kabara k'umuhondo, ngira ngo urimo urahareba neza. Dutegereze gatoya tuhakande. Igihe uhakanze uhita uhingukira kuri page imeze gutya. Nicyo ngiye kubanza kuba nagusobanurira rero kugira ngo ubashe kuba waza kubyikorera. Icyambere baratubwira ngo find your index number, no kuvuga ngo uregeza hino index number cyangwa se uriya mubare wahawe ususha. Ngira ngo ku banyeshuri iyo bavuze index number ahita abyumva vuba cyane. Ngira ngo rero n'uriya mubare uba warahawe urimo gususha. Icya kabiri rero enter your detail, no kuvuga ngo urafata iyo index number uyandike ahabugenewe. Ngira ngo nkuko ubibona enter your detail, ya index yawe urayandika ahabugenewe, naho ndibuze kwakwereka aho uri buze kuyandika. Dukomeze hasi kuri gatatu, ngira ngo iyo umaze kwandika index number yawe ukanda kuri check result cyangwa se view result. Noneho nukuvuga ngo official examination result will be displayed, nukuvuga ngo ukimara gukanda kuri check result cyangwa se view result, amanota wagize arahita agaragara. Then noneho step ya kane no kudownloadinga cyangwa se guprintingisha, nukuvuga ngo gukuraho iyo result cyangwa se iyo result yerekana amanota yawe, ukadownloadinga ukayisavinga kuri telefone kugira ngo bibaye ngombwa ko uyemprima cyangwa se ukenera ako gafishi k'amanota ukabona muri telefone yawe, none ukaba wagafotoza bisanzwe. Ngira ngo ni ibyo ngibyo by'ingenzi. Reka noneho turebe uko birimo kuza kuba byakorwa. So ibyo reka duse nk'ababiri, reka duscrollinga dusubira hejuru, tugende handitse input your index number, no kuvuga ngo shyiraho index number yawe. Ndaza gupestinga iyo nifashishije kugira ngo tubashe kuba twarebera hamwe uko ibintu bimeze. Ngira ngo ndaza kwifashisha index number ya primaire, nayipestinga kugira ngo nawe ubashe kuba wabibona uko bimeze. Ngira ngo niba turimo kujyanirana urandika reg number cyangwa se index number gake gake witonze, ntuze kubivanga. Uru ni urugero ndimo gutanga kugira ngo nawe ubashe kuba wareba uko uza kuba waza kubyikorera. Ni byinshi rero, ngira ngo nimara gushyiramo index number ndibuze gukanda hano handitse get result hano mu kabara k'umweru, ngira ngo urimo urahabona neza cyane. Noneho ntegereze banyereke result. Ngira ngo urabibona ko bambwiye ngo please enter valid index number, no kuvuga ngo index number dushyizemo ntago yuzuye. Reka rero turebe ikirimo kuza kuba cyabura, noneho tucyongeremo bityo tubashe kuba twabona result. Enter your valid index number. Ngira ngo n'ubundi urabona ko byanze, ariko ubwo ni ukuvuga ngo haracyarimo amakosa. Uru ni urugero ndimo kugenda mbaha kugira ngo nawe igihe uraba urimo kureba amanota uze kuba wabyikorera. Ngira ngo twakosora amakosa kugira ngo ubashe kuba wabibona. Ngira ngo hano inyuma turi buze kongeraho 2026 nkuko bisanzwe bikorwa. Ngira ngo abamenyereye gucekinga amanota ushyiraho n'umwaka izo result ushaka kureba zibarizwamo, cyangwa se database zibarizwamo, niba ari yo mu mwaka wa 2024 na 2025 cyangwa se na 2026, ariko ukamakinga sure ko wanditse index number y'ukuri ndetse index number ya nyayo. So ngira ngo rero nibyo tugiye kugenda dukora, tujyanirane kugira ngo atagira akantu kagucika, bityo ku munsi w'ejo ubashe kuba wabyikorera kandi neza. So muraza kuza kugenda mwihanganira urusaku rw'abanyeshuri rero baje kutureba ngo tubafashe kuba basobanukirwa uburyo nabo bari buze kureba amanota ku giti cyabo. Muraza gusa nk'ababyihanganira, ariko nanone nta bidakuyeho ko namwe twaza kuza kuba twabafasha. No result found, ni ukuvuga ngo result cyangwa se nta result zirimo kugaragara kubera ikihe kibazo. Iyi index number twashyizemo ngira ngo ni index number twatangiragaho nk'urugero, ntago ari index number iri official. Ngira ngo ibaye iri official
amanota yahita aba displayed nk'uko bisanzwe, ngira ngo benshi murabimenyeye. Ni ukuvuga ngo iyi index number twakoresheje ni index number twatangiragaho nk'urugero, gusa wowe niba ufite index number y'ukuri yizewe niyo waza kuza kuba wakorera. Aha rero ngira ngo twarebaga ku gice cya primaire, reka rero tube twakomeza no ku gice cya segonderi. Kuri segonderi rero naho turi kwifashisha link nk'uko bisanzwe, ariko hano ngira ngo urabona ko twaje kuba twahitamo senior 3, noneho ukaza kuba wandika index number yawe hejuru, then noneho ukaza kuba wacekinga. Ngira ngo nk'uko mubibona iyi ni imwe muri resultat tubashije kuba twabona. Ngira ngo twifashishije credentials z'umunyeshuri umwe mu bakoze muri uyu mwaka wa 2026 nk'uko namwe mubyirebera. Ngira ngo rero niba iyi video igufashije uyisangize bagenzi bawe ku munsi w'ejo kugira ngo bataza kuba bananirwa kwicekingira cyangwa se kwirebera amanota. Ikindi kandi niba uyikunze video ibuka gukanda like ndetse ukibuka gutanga comment igihe hari ikindi kintu ushaka ko tubasha kuba twagusobanurira. Ngo haye ikaze rero muri video yindi ikurikira, byose nabyo none turaza kubigarukaho mu buryo burambuye.